Imico yawe cyangwa ibintu wagize akamenyero ni bimwe mu biranga cyangwa se bikuganisha ku cyerekezo cy'ubuzima bwawe. Uzasanga abakire benshi baravukiye mu miryango itifashije ariko kutabaho barota gusa cyangwa bifuza, ahubwo bagerageza inzira zose ziganisha ku bukire, aricyo cyabahinduye ibimenya bose cyangwa se abakire b'uyu munsi. Hari imikino yahinduye abantu imbata, abakire bashizeho kugira ngo ibazanire amafaranga, ariko itume abakene bakomeza kuba mu bukene bwabo. Uyu munsi nakuzaniye ibintu bizakwereka ko uzakomeza kuba mu bukene nutabihindura. Nguhaye ikaze niba uri mushya akaba aribwo ugeze kuri iyi channel, gushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Ikintu cya mbere kizakwereka ko uzakomeza kuba mu bukene nutagihindura, akamenyero ko gutakaza amafaranga ku bintu utateguye. Mu gitabo cy'umwanditsi bita Thomas C. Carey yavuze ko umukire atakaza amafaranga ku kintu yamaze gutegura, kuko bimufata igihe akabika amafaranga azatakaza kuri cya kintu. Mu gihe umukene atakaza amafaranga ku cyo ahuye nacyo cyose yumva akunze, bisaba gusa kuba afite amafaranga. Agura byose, hakaba n'igihe yisanze yaguze n'ibyo adakeneye. Nta na kimwe apangira, byose bizira hari uko abonye amafaranga. Hakabaho n'igihe yisanze hari ibyo yari akeneye ataguze, kubera ko ibintu byose yabiguze kubera ko yabonye amafaranga. Ariko nanone uzasanga ahora yibaza ngo amafaranga yanjye ajya hehe, amafaranga yanjye agiye ate, kubera ko nawe ntazi ngo yabuze iki, kuko ntacyo yateganyaga muri bya bindi yabuze. Cyangwa se niba hari n'icyo yateganyaga, hari ibindi byaje kuzamo bitari biri muri gahunda. Icya kabiri, uzisanga uri wa muntu ubaho udasevinga. Abakene nabo bagira akazi ndetse bagira n'imishinga imwe n'imwe, ariko imico y'umukene usanga, iyo mvuze umukene hari igihe uba usanga uri umukene nyine mu bitekerezo. Ugasanga n'ubundi muri wowe nta gusevinga, kubera ko uhora ubona ya mafaranga winjiza n'ubundi ari makeya. Uvuga uti amafaranga niyongera nzajya nkuraho utwo gusevinga muri ubu buryo. Mu gihe umukire amafaranga yose abonye, mbere y'uko atekereza icyo ayakoresha, abanza gukuraho ayasevinga. Mu gihe abakene usanga ari gutekereza mu ntoki no mu kanwa, ni ukuvuga ngo amafaranga iyo abonetse ibitekerezo bye aba ari ibyo kurya cyangwa se wenda kwambara. N'iyo umukene ngo asevinze, usanga n'ubundi ya mafaranga asevinze afite gahunda n'ubundi yo kuzayasipendinga. Urugero, wenda ashobora kuvuga ati reka nkore iki kintu, reka nsevinga aya mafaranga, ejo nzajya aha n'aha, kugira ngo n'ubundi aya mafaranga nyakoreshe muri iki kintu. Mu gihe umukire we ya mafaranga yasevinga kugira ngo azamufashe gukemura cya kintu azahura nacyo mu gihe azaba nta mafaranga afite, cyangwa se azamufashe kubaka indi bizinesi ateganya gukora mu bihe biri imbere. Ikindi, kutagira ubushobozi bwo kubyaza amahirwe umusaruro. Ngo abakene usanga babaho bizerera mu mahirwe no mu bitangaza, bicara bizeye kandi bifuza, gusa hari igihe usanga bifitemo impano ndetse n'ubumenyi, ugasanga baritinya, ahubwo abakire akaba ari bo babakoresha mu nyungu zabo bwite. Ugasanga aramuha amafaranga y'intica ntikize ku mutungo we bwite. Ikindi, ngo batinya ingaruka kuruta kureba umusaruro. Hari igihe uba ufite amafaranga makeya, ariko ukaba uri wa muntu uvuga ati se ninkora iki kintu aya mafaranga yanjye nayo nkayabura. Ugatangira kubona ibibi bya cya kintu ugiye gukora kuruta kubona umusaruro kizavamo. Ugasanga ya mafaranga n'ubundi urayakoresheje muri gahunda zawe za buri munsi, ugatinya ingaruka zizava muri cya kintu uteganya gukora, kandi n'ubundi amafaranga bikarangira
uyakoresheje. Mu gihe umukire akora ikintu azi neza ko hazavamo inyungu cyangwa se igihombo, aba yaramaze kugitegura neza, azi neza n'aho kizungukira, kandi n'iyo kitamwungura ashakisha izindi nzira zose yakora kugira ngo kibashe kumubyarira umusaruro. Abakene usanga bahorana imvugo yo kuvuga ati iyo nza kuba naravukiye mu muryango ukize, iyo nza kuba narize mu kigo gihenze, iyo nza kuba naravukiye muri kiriya gihugu, ubu nanjye mba ndi umukire. Ariko ibyo byose ngo ntabwo bishobora kugukiza ubaye udafite mindset cyangwa se ibitekerezo bikuganisha ku bukire, ibyo byose uwabiguha ntacyo byakumarira. Ngo garura amaso mu bigukikije hahandi uri, ngo niho hari intambwe ya mbere yakuganisha ku iterambere. Niwisanga uri wa muntu uhorana amagambo ngo yewe hari abavukiye gukira, wagira ngo Imana yaranyibagiwe, hari abo Imana yavumye n'andi nkayo, uzamenye ko ibyo bitekerezo bizakugumisha mu bukene. Umukire we aba atekereza inzira zose yanyuramo ngo abone amafaranga, akantu kose abonye gashobora kumugeza ku mafaranga akabyaza umusaruro. Biragoye kuba wahura n'umukire uri umukene, ariko byanakoroha cyane mu gihe ufite cya kindi umukire ashaka. Niba ushaka guhura n'umuntu ukize rero, hari igihe uba wifitemo impano, hari igihe uba ufitemo ubumenyi runaka, gerageza gukora cya kintu ngo cyaguhuza n'umukire kubera ko nawe agishaka, ngo ibyo bintu byaguhindurira ubuzima. Niwisangana imico rero imeze gutya, ntuzemere ko ikomeza kukuyobora ngo ujye uyoborwa n'amafaranga, amafaranga ariyo akubwira icyo ugomba gukora, mu gihe wakabaye ari wowe uyakoresha kugira ngo akemure bya bindi wowe ushaka gukemura. Iyo mico rero wayihindura ugatangira gutekereza mu bundi buryo, ugatangira gusipendinga cyangwa se gutakaza amafaranga ku kintu wamaze gutegura, ugatangira gusevinga muri bike ufite. Niba ubonye 1000 ukavuga ati ndakuraho 200 cyangwa angahe kugira ngo nyasevinge, uko ugenda uyongeranya agenda yiyongera, ukirinda kandi kumva ko wakira vuba, ukirinda kuvuga ati uyu munsi ntangiye bizinesi, nyuma y'umwaka umwe irampa inyungu. Ibyo bintu kuko gukira ntabwo ari ibintu usimbukiramo ngo uhite ubigwamo, ni ibintu bisaba igihe kinini. Gushirika ubwoba bwo gutangira ku cyo ufite, ukabona ibyiza muri cya kintu ugiye gukora, ukagitekerezaho neza uburyo kizakubyarira inyungu, ibyo bintu byose bizaguteza imbere. Wakoze cyane kubana nanjye rero, niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, kandi ku nzogera ukande like kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.